Uburemere bw'ikibazo cy'imibereho y'abakozi ba Nyakabyizi iterwa nuko nta mushahara fatizo uriho busobanurwa muri ubu buryo na Rusina Alexis, impuguke mu bijyanye n'umurimo. Ikiro kimwe cy'akawunga kigura ngahe? Kigeze kurangahe? None se umukozi ushobora kugenda agakora ntashobore ku 2500, ubwo ngubwo dufata 2500, ntashobore ku buryo ku munsi yagura ikiro cy'ibishyimbo n'ikiro cy'akawunga rye n'umuryango we, umuryango w'abantu bane dukurishije ibarura rusange ko ubwo rigereka kugaragaza ekonomi, ubwo bukungu bwacu bwaba buganaye. Tuba tureba ngo mu byiciro cy'umurimo runaka, mu cyiciro umukozi w'i Rwanda n'icyo akeneye kubona kugira ngo abone ibimubeshaho byibanze nk'umukozi. Bamwe mu bakora imirimo ya Nyakabyizi nabo bagaragaza ko muri iki gihe imibereho igoye. Abaganiriye n'itangazamakuru ryacu buri wese n'icyo akora agaragaza amafaranga yamufasha kubona ibyibanze mu buzima. Kuri iki gihe ukurikije uko ubuzima buhagaze, nk'ibihumbi 10 ku mushahara w'umuntu wa buri munsi, numva yaba hagije yagira icyo afasha nk'umuntu w'umufundi. Gendeye nko ku kazi k'umuhinzi n'imvune aba yagize na 3 wabimuha. Mufite abana 5. Ubwo nukuvuga ngo muri makeya ubu tuvugana ntago ku munsi ngewe nshobora kujya hasi y'amafaranga ibihumbi 10 cya 15 gutyo. Ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Rwanda, Cotraf Rwanda, rivuga ko leta ikwiye kwihutisha ishyirwaho ry'umushahara fatizo, kandi ko mu gihe bitarakorwa hakomeza ubugenzuzi bwo kureba niba uburenganzira bw'umukozi nko guhembwa neza kandi ku gihe bwubahirizwa. Muhire Jean Marie Eugene ni umunyamabanga mukuru wa Cotraf Rwanda. Nk'abahagarariye abakozi, icyo twifuza mu izina ry'abakozi nuko byihutishwa koko, niba hari inyigo zikorwa zigakorwa, niba hari ibindi bisuzumwa bigasuzumwa, ariko byibuze aho bikabije cyane hagiye hagaragara nko mu byerekeranye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho usanga abakozi baho hari abafite ubuzima buri hasi cyane ugereranyije n'ibyo amasosiyete abakorera wenda ashobora kuba yakuramo. Aho ngaho tukareba uburyo leta nayo yafasha kuhajyaho ingamba. Mu bihe bitandukanye, Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo yakunze gusobanura ko ibijyanye no gushyiraho umushahara fatizo bikiri kuganirwaho n'inzego bireba. Uku ni nako Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo Rwanyindo Kayirangwa Fanfan aherutse kubisubiramo ubwo mu minsi ishize yaganiraga n'abikorera. Ibiganiro biracyahari, ariko ntabwo twafata icyemezo hano ngo tuvuge ko kuko nabwo ari twebwe dushinzwe gufata icyemezo. Ku rundi ruhande, hari abagaragaza ko ibiganiro ku ishyirwaho ry'umushahara fatizo byihutishwa kuko ngo kutinda kujyaho abakozi batari bake barushaho gutakaza ubushobozi bwo guhaha, bishobora gutuma n'abashoramari bagwa mu gihombo kubwo kubura abaguzi, bakaba bafunga imiryango. Ku buryo muri politike zituma ishoramari rijyaho, hari kugira ngo ese purchasing power, icyo twita purchasing power, ubushobozi bwo guhaha bw'abaturage b'iki gihugu burahari. Icyo gihe mbanzi ko ibintu nzabizana nkabishyira aho ngaho, nkashyira industry aho ngaho, ariko nkaba mfite n'abantu bazashobora guhaha. Amasendika y'abakozi anasaba ko hajyaho urwego Rwanda Wage Council rushinzwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'umushahara fatizo. Abarebera ibi binahirengeye bagaragaza ko umushahara fatizo ushyizweho byanagabanya amafaranga leta ishora mu kwita ku mibereho y'abatishoboye, kuko ngo abakora baba babasha guhembwa neza amafaranga akemura iby'ibanze mu buzima. Daniel Hakizimana, Flash FM.